Ndabasuhuje nanone ni wa musore wanyu Emma Billy. Mumeze mute aho muherereye? Rugira tugume rugume tugumane mu Rwanda umu. Nkubita mbangura rero nihutisha kuri igitekerezo nari mfite, ndashaka kubaza abasore cyangwa abakobwa cyangwa se abandi bantu bose, ari mama wawe n'umukobwa mukundana ninde wa mbere ukwiye kwitaho? Muzansubize muri komenti kugira ngo dukomezanye tujye tugenda twungurana ibitekerezo. Hanze aha hari abantu bamwe na bamwe njya numva ugasanga mama wawe yabuze isukari, mama wawe yabuze igitenge, mama wawe yabuze buri kamwe ka nyina kenerwa ka buri bitanahenze, wenda bitari n'ibintu by'umurengero, ariko ugasanga ufashije cyangwa se uguriye umukobwa inzoga z'ibihumbi 50, inzoga z'ibihumbi 500, kandi mama wawe yabuze isukari. Mu by'ukuri ndagira ngo tuganire, namwe mumbwire niba mama wawe cyangwa papa wawe yabuze agacupa, warangiza ukagenda ugasindisha abakobwa imihanda yose, wirengagije papa wawe cyangwa mama wawe, mu by'ukuri uri mukuri cyangwa se uri muri homa ku bantu batanagukeneye? Rimwe na rimwe hari ibintu dutekereza, ntabwo kuba ufite umuntu mukundana akwibagiza mama wawe cyangwa papa wawe cyangwa abavandimwe bawe. Ni ukuvuga ngo umuntu mukundana ni umuntu mwe mugiye gufata igice cyanyu mukuzuzanya, mugashyira hamwe, ariko ntago ashinzwe kugutandukanya n'imiryango yawe cyangwa imiryango ukomokamo cyangwa ababyeyi bakureze. Rero ntimugafate ibintu ngo mubigire ukuntu bitari. Ni nk'aba bantu njya numva bagereranya ngo ese ngo ari mama wawe ngo n'umugore wawe ngo ukunda nde? Ngo ari mama wawe ngo n'umugore wawe. Hari ibintu tudashobora kubonera igisobanuro gihamye. Birashoboka wenda ko hari uwavuga ati ngewe se n'ubundi nikundira mama wanjye, cyangwa se undi akaza akavuga ati ngewe nikundira umugore wanjye. Buri wese ashobora gutanga impamvu, ukumva izo mpamvu ze wazumva cyangwa wamwumva, ariko mu kuri k'ubuzima umubyeyi w'umuntu, ababyeyi bacu ni ikintu gikomeye cyane, ni abantu bo kubaha. Mama wawe noneho shyiraho akadomo, mama wawe ni umuntu udasanzwe mu buzima bwawe. N'abantu bakubona wikarakasa, abantu bakubona wibyimbije mu muhanda, abantu bakubona uri n'imfura, ibyo byose tubikesha ababyeyi bacu. Kandi si njye njyenyine, si nawe wenyine, si n'akana kawe wenyine, ni muri rusange ku isi hose. Yaba ukomeye, yaba udakomeye, yaba uworoheje, yaba umujura, yaba utari umujura, twese tubyarwa n'umugore, tuva mu nda y'umugore. Niyo mpamvu rero twese dukwiye no guhuriza ku kintu cyo kubaha ababyeyi. Twese muri rusange dukwiye kubaha ababyeyi. Kuba uri umugore wanjye, kuba uri umukobwa dukundana, ntago bivuze yuko birakuraho ko mama wanjye ari mama wanjye cyangwa birakuraho ko papa wanjye ari papa wanjye, kuko nawe ufite ababyeyi, nawe ukwiye kubaha. Niyo waba atari ababyeyi bakubyaye, ariko abakureze nabo ni ababyeyi, cyangwa se umuntu wese ufite umuhagarariye. Buri muntu wese ashinzwe, ategetswe mbere na mbere kubaha ababyeyi. Tekereza igihe iwanyu bagurishije isambu, bakemera bakajya gusabiriza mama agaca inshuro kugira ngo wige amashuri. Tekereza buri kimwe cyose cyagiye gikorwa mu muryango kugira ngo wige. Imiryango igateranya, basobanyo bagateranya, abanyoko wanyu, abisengereza bawe, bagata umwana ntareke ishuri, nimureke rwose tumufashe umwana abashe kurangiza ishuri. Warangiza wowe ugahura n'ihabara, umwana wo ku muhanda hari unateye n'isoni ukamurutisha abo bantu bakoze gutyo. Uba wumva uri mukuri? Ntabwo mvuze ngo wange umugore wawe cyangwa wange umukobwa mukundana, ariko ubaha ababyeyi, kandi nububaha nabo bazagukundana n'uwo mugore wawe cyangwa se n'uwo mukobwa muteretana. Wishaka kurutisha gusuzuguza ababyeyi. Ababyeyi ni abantu b'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. N'umukobwa tuzabana cyangwa n'umukobwa nzabana nawe
azambona kubera ko ababyeyi babigizemo uruhare, nzamubona kubera ko ababyeyi be bamugizemo uruhare. Niyo mpamvu rero twese dukwiye kubumbira hamwe tukabanza tukubaha ababyeyi. Ibintu njya mbona mwikarakashije aha ngaha, muratesha ababyeyi, ukabona umwana w'umusore ararangiza kwiga cyangwa umukobwa, mama wawe inda yarizinze kubera wowe wakoresha ubukwe ukamuhisha ukamushyira mu gikari. Wowe urumva utekereza neza, uteye n'umujinya, umuntu yanakubwira nabi kuri kamera, umuntu yakubwira nabi. Mwubaha abantu babareze, mwubaha abantu bakuru muri rusange. Njyewe mfite ikinyabupfura n'ubundi nakunda umugore wanjye cyangwa nakunda umukobwa dukundana, kandi nawe agakunda, simubuze gukunda umuryango we, nanjye ntabuze gukunda umuryango, tugahuriza hamwe. Ariko ubundi bigoraniye hehe ko bipfira mu mitima mibi abantu bafite? Imitima mibi mufite niyo ituma ibintu bipfa. Kuki mutari abantu beza? Kuba wakunda mama wawe ni ikibazo, kuba umusheri wawe yakunda ababyeyi be ni ikibazo. Dukwiye kumenya kujera uruhare rw'ababyeyi bacu n'uruhare rw'abakobwa duteretana cyangwa abagore bacu. Ibintu njya numva hanze hamugereranya ngo ese ngo ari mama wawe ngo n'umugore wawe ngo ukunda nde? Ibyo bintu ntibishobora kuzahura, nta nubwo byakuzura, nta nubwo mwabibonera igisubizo, kereka Imana yonyine niyo yaza mu mitima y'abantu ikavuga ati uyatekereza uku n'uyatekereza uku. Kuko birashoboka ko buri wese yatanga impamvu akazumva. Hari ababyeyi batareze abana babo, nk'uwo rero batareze afite igikomere. Urumva niba yarahuye n'umugore akamubera umwana mwiza bakabyara, urumva aramukunda cyane kurenza abo ngabo. Hariho n'umwana w'umusore n'umugabo nawe ufite ababyeyi be bitayeho kuva mu buto bwe kugeza agize imyaka 30, kuba baramukorera ubukwe, bamukorera buri kimwe cyose. Ntabwo uwo muntu rero waza ngo umubwire ngo rekana na mama wawe cyangwa na papa wawe ngo kugira ngo mubane. Oya, ntabwo nawe biri bushoboke, nawe afite impamvu. Buri muntu wese hano afite impamvu yatanga ku kijyanye no kuvuga ngo ari mama wawe ngo n'umugore wawe ngo ukunda nde. Ariko tunashyize muri logique yumvikana, umubyeyi niwe wa mbere. Logique yumvikana, kuko niwe wadushyize ku isi, nawe baharamushyize. Ariko turebe ibigaragara, umubyeyi ukubyara akwiye kubahwa. Nta n'impamvu ukwiye gutanga umubyeyi wawe ukubyara. Niwe muntu wenyine ugukunda nta kintu agendeyeho, niwe muntu ugukunda nta mipaka, niwe muntu ugukunda atitaye ngo ufite iki, niwe muntu ugukunda atitaye ngo uzamukorera ibi. Ubu umujura, ubu umwicanyi, w'iki, uri umwana we. Ariko ibeshye uhure n'umugore n'umukobwa hariya asange nta kintu afite, arahita kujugunya. Ako kantu niko gakwiye kubaha isomo. Kandi deja n'umuntu ukwiye kugutandukanya n'umuryango wawe, nawe ntago bagukunda. Naza gukundane n'umuryango wawe, numukundane n'umuryango we. Niba waremeye gushaka umuryango wo kwa kanaka, bakunde bose nyine, bubahe bose. Kuko ufite umwana wabo. Baguhaye umugeni, bakunde nkuko ukunda nawe ababyeyi bawe n'abarumuna bawe n'imiryango wawe. Mumenye gutandukanya ikintu cyitwa ngo mama. Mama ntago akwiye gusimbuzwa. Ukwiye kumwubaha, ukamushyira hariya, ukamwubaha nk'umubyeyi, ukamufasha. Ndetse n'umugore wawe mujatse akwiye gufasha na mama wawe kimwe nk'uko nawe ukwiye gufasha mama we. Ntago biri ku ruhande rumwe gusa, ni ku mpande zombi. Umusheri dukundana akwiye kuvuga ati mama we yagize ikibazo, tugende tumufashe. Mama yagize ikibazo, ngwino tugende tumufashe. Ahubwo abantu mwabuze umutima, mwabuze urukundo mu bantu, niyo mpamvu mubigereranya ngo ese ngo ari mama ngo n'umugore wanjye ngo nzahita kuri nde, ngo nzakunda kuri nde. Mu buryo bw'ukuri wita kufite ikibazo, ariko ntibikuraho ko usuzuguye undi. Niba madamu wawe wari ufite ikibazo cyihuse, igikemure rwose. Kandi madamu wawe murabana mu buzima bwa buri munsi, seconde niwe wahisemo n'uwo. Kandi na mama wawe nawe aragukundana n'umugore wawe, ntago ashaka kusenya. Kangaruke no ku babyeyi nabo bafite imitima mibi. Gute mudashyigikira abana ngo bubake? Gute umusore akuzanira umukobwa warangiza ukazanamo ibintu ngo se ngo uriya nuwahe, ngo uriya nuwahe, ngo uriya aravahe, ngo uriya ni ibiki? Kandi mushyigikira abana banyu, mureke imitima mibi.
mureke imitima mibi rwose, nimushyigikira abana. Murivanga mu rukundo rw'abana gute? Nimubashyigikire, mubabaze. Umuntu w'imyaka 30 niba akuzaniye umukobwa, urumva yuko atamugenzuye? Urumva ko atamugenzuye? Imiryango itabasha gushyigikira abana, ahubwo mukabasha kubatandukanya. Mama mudakunda bakazana banyu, namwe ni ikibazo. Ku mpande zombi ni ikibazo. Nimukunda bakazana banyu, mwishaka gufata umusore wanyu ngo mutuma ashwana n'umugore kandi uri mama we. Oya, ntago ari byo. Nimugire imitima myiza. Niba nafasha nka mama, ntago bivuze yuko ndaza gufata urugo ngo ndusenyere kwa mama nanone. Uwo mama nawe ntabwo akinkunze, ubwo arashaka ko nsenya. Kandi nasenya se, ninsenya arabamfashije iki nk'umubyeyi? Nimugire umutima mwiza, dusangire ibihari. Tumenye ati kwa data bukwe hari ikintu badukeneyeho ubufasha, tubafashe niba hari icyo dufite. Nabo badufashe niba hari icyo bafite. Dufashe mu rugo niba hari icyo bafite, dufashanye. Tureke inda nini, tureke ubujura. Mwabajura mwe, abantu mufite imitima mibi mwe, nimuyigabanye rwose, nimuyigabanye. Mugire ibyo nawe byo kujya mugereranya ibintu bidashoboka. Nta gihe na kimwe mwisi umubyeyi w'umuntu akwiye gusimbuzwa undi. Ni umubyeyi nyine, niko bimeze. Niwe wakubyaye, nta kindi wakuraho. Niyo yapfa hora nyine ni mama wawe. Uko wabigenza kose, nyina w'umuntu ni nyina w'umuntu, papa w'umuntu ni papa w'umuntu. Nta kintu uri bukore kibikuraho, ntacyo. N'umugore wawe ni umugore wawe, mwubahe. Mugire umutima mwiza. Ikibazo ntago, niba hari n'abakazana babi, namwe nimwikosore. Ntushake kujya gufata umuhungu wawe ubona yarashatse ngo utangire umufate nka cyagiye akiri umusiribateri. Ntabwo biri bukunde nabyo, ntabwo biri bukunde. Nimworohere n'abakazana. Mubyeyi umeze gutyo nawe worohere umukazana, mworoherane. Wa mugore we nawe worohera umugabo wawe. Niba avuganye na mama we, ni mama we, nta kintu uri bukore cyakuraho. Ni mama we, wabyanga wabyemera, ni mama we. Bubahe nabo, ariko bakubahe. Ibyo bintu ko byoroshye, kubera iki mutabishobora? Kubahana ko byoroshye, ni iki gituma mutabasha kubahana? Mugire umutima mwiza. Mugire umutima mwiza, mukundane. Hanze ibintu byaracitse. Ngo ngewe ukajya kumva umukobwa arakubwiye ati ngewe ngo nago nakunda ngo umusore ngo ufite ngo ababyeyi bose. Ngaho nawe tekereza icyo kintu. Ngo ntabwo yakunda ngo umubyeyi, ngo ntabwo yakunda umusore ufite ababyeyi bose. Urumva ibikomera abantu bamwe na bamwe bafite. Kandi koko wenda birashoboka ko icyo gikomera afite ari ukuri, bitewe n'impamvu, bitewe n'abantu yabanye nabo, bitewe n'abantu bamugiriye nabi. Nimubanze mugire umutima mwiza. Mwababyeyi mwe mwivanga mu rukundo rw'abana, ntago ari byo. Abana nimba bakugejeho igitekerezo, nimubashyigikire, mubaho umurongo. Ariko kubashwanisha ngo nakure gushaka, arashaka uwahe? Uramuteramo uwo mutima kugira ashaka uwo kwakanga. Nta muryango n'uyu utaburamo umuntu ugira nabi cyangwa ujyana. Rero buri wese afite uburenganzira bwo gushaka aho ashaka. Nashaka ajye Rusizi, nashaka ajye Burasirazuba, nashaka ajye Kibungo, nashaka ajye mu mujyi ahabo n'umugeni, bagahuza bakubahana. Ni mubashyigikire. Ibyo bintu by'imitima mibi muzana mu bana ni bibi. Nguriya se, nguriya ngo urabona azubaka, wowe ko wubatse. Ko wubatse, nguriya se ngo murabona ngo muzatera imbere, wowe ko wateye imbere se. Bishobora no kwanga. Ni kimwe nuko ashobora kuzana n'uwo nguwo wita ko yatera imbere, nabyo ntibikunde. Abantu mugire umutima mwiza, mwubahane. Mwubahane, mugire urukundo. Mureke ibintu by'inda nini. Inda nini niyo yishe ibintu ubundi muri rusange mwisi. Inda nini nimuyigabanye. Mubigabanye, mugire umutima mwiza. Bakunzi ba Aimable rero, karako namwe ubutaha mujye mumbwira uko mubyumva, dukomeze tuganire, ubuzima buryohe, tugire urukundo. Ngemba numva abantu mwese mwakundana, murapfa iki ubundi? Nakagaruka ku muyoboro wa Aimable, umuhungu wanyu mwene Rwihimba, umunyarwanda cyane. Ciao ciao ciao.